bro nyine dore ukuntu biba byifashe rero kugira ngo nyine ubashe gukora kano kantu fresh. Ni ukuvuga ngo aha njye nifitiye app nyinshi, hari iyi ngiyi nkoresha ya CapCut uri kuyibona aha ngaha ngiyi hano, iyi nkoresha ya CapCut, hakaba n'iyi ngiyi ya Video Maker. Mba mfite n'ibi app byinshi, niyo mpamvu mbona ngiye kugira ngo mbone dore indi ya Video Maker, dore ngiyi. Sasa rero ninjiye muri Video Maker mwaha ngaha, ndiyizira njyewe nkaza no kuri add new project, kuri new project. Iyo ngeze kuri new project bahita banjyana mu mafoto cyangwa se mu mavideo yanjye. Reka nifatire wenda nka video reka nifatire nka video y'uyu mukobwa Naomi. Wenda uri kubona iyi video ya Naomi ukuntu nshaka kuza rero video ya Naomi nkavuga nti reka ngiye kuyikora wenda nshyiremo n'amajwi runaka, wenda nkavuga nti reka nshyiremo nk'ijwi urebe. Iyo ushaka gushyiramo ijwi rero uraza ugatambika ugascrollinga hano hasi kuri buno buntu bwo hasi ubona buhera, ukabuscrollinga ukaza hano kuri music. Iyo uje kuri music tujyana hirya handitse record, hano wahera agatazamo record. Ubu tayari ni nkanda aho gatangira kuri 0 biba bitangiye kuri recording. Yitwa Naomi cyangwa se umwite Miss Rwanda. Uyu nguyu ni Miss Rwanda wa 2021, akaba azwiho ibintu by'imideli bigiye bitandukanye, dore yuko afite n'iduka rikomeye cyane ariryo rya Mackenzie, cyangwa se akaba afite iduka cyangwa se inzu y'imideli ariyo ya Mackenzie, afatanyije n'abagenzi be biganjemo nko bita Katia ndetse n'abandi benshi cyane. Tamparika. Ubu ibi ni ibintu maze kuri recording. Kano kantu k'ubururu urimo kubona, kano k'ubururu uri kubona hanga aka, kano kantu k'ubururu kose ni record. Uretse wumva ukuntu bivuga. Urumva volume nyine impamvu utari kukumva nuko volume yakari ntoya. Ngiye kukazamurira volume kujya kazi kuza kumvikana cyane. Ndaza ngakandeho kano kantu k'ubururu. Ninga kandi aho haraza kano urako hajemo uturongo tw'umweru n'ibiki byose. Ubu mba nemerewe kuba nakeditinga, nkahita nzana kuri volume hano hasi, nkongeza volume. Noneho kugira ngo bize uri kumva yuko uyu muziki uraza kuza kuba utarinojwe, reka uyu muziki mugabanye. Ndaza nkande kuri iyi video, hano hasi. Hahita ajyaho kano kantu k'umweru, uri kubona kano k'umweru kazengurutseho, ngira ngo uri kukabona kano kantu k'umweru kazengurutse kuri video hasi. Yabinyeretse yuko nyine ariyo video ngiye kuba nagira gute, ngiye kuba nakeditinga. Mpite noneho nkanda kuri volume hano hasi, ngabanye volume yanjye. Noneho twumva ukuntu bigiye kugenda. Kubera yuko na recordinze rero ndimo nda recordinga nyine iyi audio, bishaka kuza nyine bitameze neza, nyine bitavuga. Kuko urumva ndimo nda recordinga audio mvuga, nta nubwo naraza kuza kuvuga ngo bikunda, ariko nuza kuza kubikora kuri iyi app biraza kuza nyine kuza gukunda. Hanyuma sasa kugira ngo nze kuza gushyiramo ama effect, nshaka kuza urugero Naomi nkamufata nkamushyira nko muri televiziyo. Ndaza nsubira inyuma kuri kano kantu kameze nka fresh kareba hasi, ngakandeho. Hanyuma nze njye kuri hano handitse effect njye wenda kuri, reka njye hano harimo ama effect menshi cyane, ariko njye reka nihitiremo nka effect y'ikisungubura. Reka nifatire nka effect, mu gatandukanye harimo ama effect menshi cyane. Reka nifatire nka effect ya televiziyo wenda, ukandaho cyane kugira ngo bihinduke. Wenda kandebe iyo mfata agahita bihinduka umukara. Kandebe iyo mfata, ndimo ndareba iyaba nziza kurusha izindi. Wenda reka mfate nk'indi y'umutima tumeze ukuntu tumanuka tutudafite. Noneho wenda nze nshyiremo n'iki, nze nshyiremo wenda na snow. Amakuru ayisamura kwa snow. Ni ibintu biba biri mwanga muri system man. Ibintu biba byoroshye kabisa. Wenda reka nemezemo ibi ngibi tu. Noneho nze wenda urugero kuri
filter wenda nshaka nyine kugira ngo video ise neza kurushaho, nshobora kuza nkayifata nkayigira umukara uko nshaka cyangwa se nkayigira umweru, byo ni ibisanzwe ibi ngibi ni ibisanzwe ibi ngibi. Hano reka nemezemo iyi ngiyi, urabona ko iyi ngiyi bahise bansaba kuko bahise bambwira yuko iyi ngiyi nyine bisaba amafaranga, kuko uri kubona kugira ngo umenye ko nyine ikintu gisaba amafaranga nuko haba hariho kano kaboro. Ubona ko nyine batangiye bakubwira yuko kano kantu kameze nk'akadiyama kari hano hejuru aka nako kakwereka nyine yuko video aya ma effect yose agurwa, n'aya ngaya urabona ko agurwa, nayo urabona ko agurwa, nyine bisaba arayo nyine uba usanga bisaba kuyagura. Rero njye ndaza nigiremo aha ngaha mu yari free banyereka yuko atagurwa, reka niyemerezeho nk'iyi ngiyi. Noneho wenda reka nshyireho wenda nka animation bize kuza kuba bimeze nka kumwe ukuntu video za Rocky ukuntu zitangira zo kuri YouTube. Noneho ngewe reka nze nishyirireho animation, uyikandaho kuri vya video yawe bagahita bazana ahantu banditse nyine animation hano. Njye kuri animation wenda njye kuri combo, kimwe ndakoresha iyi ngiyi bita distort R. Ariko niraza kuza kuba bimeze